Abantu benshi cyane cyane urubyiruko babwirwa ko iyo umuntu afite ububabare bw'imihango cyangwa se regre agakora imibonano mpuzabitsina ubwo bubabare bushira akira. Ubwo ni uburwayi abana benshi iyo bakijya mu mihango bahura nabwo bwo kugira ububabare igihe cy'imihango. Hanyuma bagahura rero n'andi makuru ababwira icyaborohereza, icyabavura, ari naho babwirwa ko imibonano mpuzabitsina ishobora kuborohereza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ukuri kuri iyi ngingo. Ese koko imibonano mpuzabitsina igabanya cyangwa se yoroshya ububabare bw'imihango? Ikindi kandi mu kiganiro cy'ubutaha tuzanareba ku kuba abantu benshi bajya bavuga ko imibonano mpuzabitsina ituma abana b'abakobwa bagira amabuno manini. Ntuzacikwe. Uyu munsi rero ni muganga Theophila muri kumwe nk'ibisanzwe mu kiganiro cyacu Rengera Ubuzima. Nyamuneka niba utarakora subscribe uyikore, ujye ubona ibiganiro byacu mu bantu ba mbere. Ikindi kandi ujye ugerageza ikiganiro ugihe inshuti zawe, kuko ndabizi neza nazo ziba zikeneye kwiga, ziba zikeneye gusobanukirwa. Mu bisanzwe rero abana b'abakobwa cyangwa se igitsina gore iyo bagiye mu mihango bagira ububabare. Ni ibintu bisanzwe kuba umuntu yagira nyine ububabare. Impamvu ubu bubabare rero ubushakashatsi bwerekana ko buterwa no kuba hari imisemburo ituma nyababyeyi yikanya, hahandi nyine ya mihango ituruka. Uko kwikanya ari byo twita uterine contraction, bituma bwa bubabare buza, bigatuma umuntu yumva ababara cya gihe ari muri regre. Abantu benshi rero iyo ababaye ajya gushaka imiti, hari ibyo banywa, ari ibyo abwirwa. Ibyo byose rimwe na rimwe ugasanga harimo iby'ukuri, hari n'ibyo bamubwira atari ukuri. Nje rero kukubwira ukuri kwa nyako nshuti yanjye, ariko uzajya ukurikiza, ibindi ubwirwa bivuye ku ruhande ubyihorere. Hari abavuga rero ngo sexe cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina bivura iyi ndwara, bituma ubwo bubabare bugabanuka. Ndaje nkubwira impamvu babikubwira. Iyi nkuru uhora wumva iza mu matwi yawe ivuga ko imibonano mpuzabitsina ituma ububabare bw'imihango bugabanuka. Ubusanzwe imibonano mpuzabitsina ntago ari umuti. Ariko impamvu babivuga rero ni iyi ngiyi. Iyo umuntu ari gukora imibonano mpuzabitsina, umubiri we urekura imisemburo, harimo uwo twita endorphine n'uwo twita ocytocine. Iyi ikaba ari imisemburo y'ibyishimo. Umubiri rero iyo urekuye iyi misemburo, umuntu ahita yumva atuje, akumva stress zigabanutse, akumva afite ibyishimo. Kuba rero ari kumva bimeze gutyo, na bwa bubabare yari afite asa nkaho abwibagiwe. Nubwo abaye nk'ubwibagiwe, ntago bikuyeho ko ububabare bwagiye, arabwibagiwe ariko ububabare burahari. Abyibagiwe by'akanya gatoya, ariko yirengagije ko iyo mibonano mpuzabitsina ari gukora. Nimba ari umwana w'umukobwa, hari izindi ngorane ari bushobore gukuramo, nazo ndaza kubibabwira. Ikindi kandi ntago bivuze ko nyine uri gukira, ntago bivuze ko uvuwe ububabare butongera kugaruka. Impamvu rero nabikubwiraga, nyamuneka ntazagire umuntu ukubeshya ngo imibonano mpuzabitsina ikiza ububabare bw'imihango. Kuba byagabanya ububabare akanya gatoya ntago bikuyeho ko indwara ikize. Indwara uracyayifite mu kandi kanya n'ubundi urongera ubabare. Ahubwo uraza gukuramo ibibazo bikomeye cyane. Nubwo wumvishe ububabare bugabanutse mu kanya gato, ndakungiye kukubwira n'ibibazo noneho uhura nabyo bikomeye. Ikibazo cya mbere uhura nacyo gikomeye ni ugutwita utabiteguye. Bakobwa nshuti zanjye, abana bato mubimenye, abakobwa mu byumve, ababyeyi mu byumve, mu kiganiro mu gihereza abana babashe gusobanukirwa n'ibi bintu. Nubwo ababyeyi benshi batinya kuganira n'abana, ariko umuganira arakubwira amakuru menshi yahawe na bagenzi be. Ariho nyine banamubwira ko gukora imibonano mpuzabitsina
bituma ububabare bwo mu mihango bugabanuka, bituma amata yaza, n'izindi nkuru nyinshi bikiza ibiheri byo mu maso. Ni inkuru nyinshi abana baba bazi, baba babwiwe ariko zitari ukuri rimwe na rimwe. Bakeneye inkuru rero nziza z'ukuri babwiwe n'ababyeyi, babwiwe n'abaganga, babwiwe n'abantu babifitiye ubumenyi buhagije mu kubasobanurira. Niyo mpamvu rero ngusaba ngo iki kiganiro ugihereza abantu bakuru, bahereza abana, bahereza urubyiruko, mwumve ko iyi nkuru ari ibihuha atari yo. Izindi ngorane ushobora guhuriramo nazo ni ukwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo ama-infection yo mu nkari, harimo ubwandu bwa virusi itera sida, harimo za kanseri z'inkondo z'umura. Ni indwara nyinshi cyane ziba hariya abantu bandura byaturutse ku kantu gatoya abantu bakubeshye bikaguteza ingorane. Ikindi kibaho rero ni uko ashobora kugira agahinda gakabije. Aka gahinda gakabije gaterwa n'uko ibyo yari yiteguye atari byo yabonye. Iyo amakuru yahawe abaye igihuha, bamubwiye ko nakora imibonano mpuzabitsina azakira ububabare bw'imihango. Iyi mibonano mpuzabitsina arayikoze, ariko n'ubundi ububabare burakomeje, ntabwo bukize. Ibyo rero bituma agira agahinda gakabije, bigatuma kubyakira bimugora, bigatuma agira ibibazo bikomeye cyane byo mu mutwe. Dore rero icyo ukwiye gukora igihe imihango ikubabaza. Nimba ujya mu mihango, nimba ujya muri regire ukababara, hari ibintu bigera kuri 5 by'ingenzi ngiye kukubwira. Ujye ubigerageza ubikore kandi bizajya ikibazo gikemuka. Ikintu cya mbere, igihe wumva bikomeye cyane, jya kwa muganga. Kwa muganga urahakura buri kimwe cyose cy'ingirakamaro kuri wowe. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya ni uko ushobora gufata imiti igabanya ububabare cyangwa se igabanya uburibwe, ibyo twita painkiller. Ikintu cya gatatu ushobora gukoresha ni uko ushobora gukoresha amazi y'akazuyazi, yaba kuyanywa, yaba gufata akayiponje ugashyira ku nda ukarambika ku nda, bwa bubabare bugenda bugabanuka. Ikintu cya kane ushobora gukora ni ugukora siporo yoroheje bitewe n'imbaraga ufite, ukora siporo yoroheje. Ikindi kintu ugomba gukora ni ukuruhuka bihagije, kuko nabyo biragufasha kongera kugaruka, kongera gutuza umubiri ukarekeraho ukomeza wikanya. Ikindi kintu cyiza ukwiye kumenya ni uko mu mafunguro yawe ya buri munsi irinde kurya amafunguro arimo umunyu mwinshi, kuko umunyu nawo uragenda utume umubiri ubura amazi. Umubiri nubura amazi rero haraza kubaho kwikanya n'ubundi ugira ububabare. Bakunzi bacu rero mukurikira ibiganiro byacu, utarakora subscribe yikore, kandi ntukagire akanya na gato utakaza utumvisha ibiganiro byacu. Ikindi kandi ntakagire ukubeshya ko gukora imibonano mpuzabitsina bigabanya ububabare bw'imihango. Nta kintu na gitoya bikemura, usibye kuba wowe uri kwihemukira, uba uri kwikururira ibindi bibazo bikomeye cyane ku buzima bwawe. Nkomeza mbashimira rero mwe mwabanye natwe, mwe mwakurikiye ikiganiro. Uwiteka abarinde, Uwiteka abiteho, abahe kumererwa neza, abarinde ububabare bw'indwara, abarinde mu buzima bwanyu, abahereza iterambere mwifuza kugeraho. Nibyo mpora mbifuriza umunsi ku wundi.